umuntu ufite ibyaha n'umuntu udafite ibyaha nk'uyu nyine umuntu warira ninde ndabona umuntu upfuye afite ibyaha ugomba kumurira ariko nabo ntiwakamuririye kubera ko n'ubundi umuntu upfuye adafite umuntu upfuye yari afite ibyaha mpamvu wenda wababara ntiwanarira wababara ubabajwe n'uko afite apfuye atarakajya mu byiza noneho ukababazwa n'uko apfuye atararakoze ibyiza ntabwo wakakwiye kurira kuko nawe bwe niba bikwiye kwirira kuko agakwiye gukora ibyiza akiriho niko ngenda mbyumva naho umuntu upfuye yakoraga ibyiza ntabwo wakamuririye ahubwo wakishimiye ko yagakwiye yapfuye atarajya mu bibi rero se waririra weho umuntu ntiwaririra umuntu upfuye yari afite ibyaha yewe nawe yakoze umuntu upfuye bose utari ufite ibyaha ntabwo umurira gute kandi wakwishimira ko apfuye ubwo atarakajya mu bibi wamuririra gute kubera ko warirwa agacira umurongo arapfuye ati atazanye abandi bantu mu byiza nabo babikore ukamuririra ubu nkanjye njye maze imyaka 5 n'itabi yego wowe uri mu itabi uzagegera imyaka 55 njye mfite imyaka 18 kandi kutaya imyaka 13 none se buriya itabi nyine umarira nyine byakumara igiti ngombwa nyine utariye niyo mpamvu ubona nabasha no kwigurira inkweto z'abandi ibitabi ngere kuri 8,000 umunsi sinkorera na 3 mbese ibyo 8,000 ushobora kwifata kugura n'umugero inkweto 8,000 aba ari ingenzi cyane rwose none se kankubaza izo nkweto yamarira iki ariko umuntu oya wihangane ubuzima ngubu konzi igihe cyacu byandije ibihaha nyine njyewe nanjye burona ntabwo muri izi nkweto naziguze 2014 oya reba inkweto yanjye dore iyi ngiyi iyi nayo iguze 22,000 iyi shati nayo none ngo bayimpaye imaranye imyaka rero none se nyine itabi burya nyine itabi ryakongerera iki nariye bituma mpaga yeba mfite mutagira impuzu mutagira imbaraga numva mpazi nese buriya ndi nko ku nzoga nese ngubu ko nkubaza ari jye nawe mpuye ninde baririka umva wowe bakwihura rwose kubera ko upfuye utarakora ibyiza na rimwe none se kankubaza nakora ibyiza ngo bizamarire iki iyo ukoze ibyiza bituma ujya mu ijuru ese burya ijuru ribaho ijuru ribaho riba hehe riba mu ijuru ese Imana yampaye itabi ntiyazampa n'ijuru yaguhaye itabi ntabwo Imana itanga itabi sinzi ku mwana nabyira ubu rwose nakwita inama niho rwose utari rwose wabivaho none se ni ikibazo n'ikitwira itabi itabi rwose kuva nabaho navuga umugabo mbona umuntu w'umusore nkawe mwiza gutya rwose n'itabi none se inama wagira ni iyi igaho byiza ubu rwose wariho rwose itabi nakira ngo haryo none se ugiye kwitabi byagutwara iki niba wishaka kurivaho urumva niba ushaka kurivaho waza tukagwana waza tukagwana noneho ukamubita wagufata muri iyo nzu kuko utazongera kurira kangubwire kandi subscribe man kangubwire wowe ukuntu wowe